basubira mu byicaro byabo n'indirimbo ibatwara kwicara. Imena Gitero ndabashimiye mwikomera amashyi menshi cyane. Inshuti bavandimwe, wabyinira Imana bwakwira bugacya, ariko turaza gutarama, sibyo? Bwira umuntu mwegeranye ngo turatarama, mubwire ngo turatarama. Data mubyeyi mwiza, nabonye umubyeyi Tarsisi yifuza ko muganira, nkundira muhe uyu mwanya muganira rwose. Tarsisi, umwanya wawe. Karibu. Murakoze muvandimwe wanjye Dane, kuko ngeze hano iwawe nkasanga igitaramo gishimishije,
kuri uyu munsi ku itariki ya 19 Nyakanga, ni amasezerano yanjye nawe twagiranye ko kuri iyi tariki nzakugenderera nkaza ndi kumwe n'umuryango wanjye. Birasanzwe ku gitaramo nk'iki ngiki twakigize igihe wari iwanjye waje kunsaba, ukansaba urukundo. Ubwa mbere urwo rukundo ukansaba irembo ry'umugeni. Umugeni nkakwemerera ko amarembo nyafite, mfite amarembo y'inka, nkagira ay'ibigega n'andi menshi, ariko wahisemo irembo ryugururira inka rigatanga umugeni. Icyo gihe twabyumvikanyeho, umuryango urabishima, urakwemerera nuko utanga ibimenyetso bijyanye n'iryo rembo. Aho wazaga hariya i Rubona, umurenge wa Rubona, mu karere ka Rwamagana, abibazaga aho ugiye ntabwo bari bazi neza, yemwe n'abagutumye bari bategereje yuko uzabagaragariza urugendo wagiyemo. Aho rero n'igihe cyageze tujya inama yuko uzaza kunsaba umugeni. Waraje umugeni uramunsaba, wanyemereye yuko ugomba kunywera atari muri, ahubwo umugeni ugomba kumukwa. Mukanya muribona kuri nuko YouTube. ngusaba inkwano urazima, igihe kiragera uzinyereka ku mugaragaro, nanjye dusezerana yuko nzaguhekera. Umwana wa musomye se. Iki gihe rero ku itariki twumvikanyeho, birasanzwe ko mu Kinyarwanda aho imfura zisezerana niho zihurira. Niyo mpamvu naje n'uyu muryango ureba turi kumwe. Aba ni abahetsi bari bari mu mujishi, dore ko kera bahekaga mu ngobyi, ariko urunana n'ubumwe twagiranye twaje nyine tuguhekeye umugeni uyu munsi kuri iyi tariki nk'uko twabyumvikanyeho. Terera amaso iburyo n'ibumoso, ngira muri iki gitaramo twari turimo, ndahamya ko wagiye unyakirira hariya hirya, ko twasabye yuko n'umugeni yaguhaye yajya imbere y'amategeko, ndavuga imbere y'umuryango ariwo Kiliziya. Amasezerano rero akaba twasezeranye ku mpande zombi uyu munsi yagezweho. Burya ngo umubyeyi yabonye abana bamaze gukura bagatera ikirenge mu cye, arishima kandi akabigaragaza. Ngejuru rero mwereke ko naje koko nguhekeye umugeni. Urebe iburyo n'ibumoso, nubwo ndi umusaza nawe ukaba umusaza, dufite abaturebera, ariko iki gitaramo nabonaga hano, ngira ngo buriya bari bari hariya ku marembo baraza kubwira uko byagenze. Ariko uyu munsi naje nguhekeye umugeni nk'uko twabisezeranye kuri iyi tariki. Maze rero uze kureba iburyo n'ibumoso, ubwo nushima. Niyo mpamvu
ntabwo nahita nkwereka ngo nahaguruke cyangwa nagenze gutya kuko nzi neza ko ibyo twasezeranye ari byo ari ukuri, ariko banza nawe wirebere, kebuka wirebere hariya iburyo n'ibumoso, urabona icyo habona, uraza kuvuga uti ndahabona iki n'iki. Ngiryo ijambo ryingenza, igikorwa nyirizina kingenza nicyo ngicyo, nuko namuhekeye umugeni. yewe nibagushimire amashyi menshi n'umwuka. Murakoze cyane. murakoze mubyeyi Tarasisi, ibyo koko aho imfura zisezeraniye niho zihurira. Ngushimiye ko twasezeranye mu byo twaganiriye